Imana yambika. Imana yaranyambitse impindura umusirimu, yarambye ngo nzaguhindura umusirimu abantu bakubona bakuyoberwe. Aleluya, ndashimira Imana ko igihindura umuntu umusirimu. Amen. Wowe kubwawe wenda ni wabyumva, ako ngenda byumva cyane kuko nari meze nabi. Banyitaga umusazi. Vangura yararindagiye ngo n'umusazi ava ikuzimu bakajya banokesha. Ako ndashimira Imana yuko yanyambitse nkaba ndi umusirimu. Uhumure nawe Imana izakwambika, uhumure nawe Imana izagutabara, Imana ikura kure. Aleluya. Ndashimira Imana ko mpinduranye umwenda anyiterera amasara 3 niyo ko nayigeneye. Ikinyoma kirihuta ariko ntabwo kijya gisiga ukuri. Muririmbyi w'ijana na 20 yavuze ngo mwijura imbere y'Imana mfite umuntu mvugira kandi n'umukuru w'abatambyi yitwa Rukundo. Aravuga ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo mvugira nta mwazi n'umwe wamunyirukanaho ngo baraburana. Aramubwira ati hoya wapfuye n'uwawe muzima n'uwanjye we wabumbase iki? Ati reba n'ibimenyetso, ati umuzima n'uwanjye. Ngo bajya muri urwo ngurwo ngo barashorera. Uyu mugore waguraniwe ngarabimenya ko yaguraniwe, asanga umwami Salomo aramubwira ngo nabanaga n'uyu mugore mu nzu twabagamo uwa babiri nta mushyitsi wari uturimo. Bukeye ndabyara, maze kubyara nawe arabyara. Ati hanyuma rero turasinzira agatotsi k'ababyeyi. Tumaze gusinzira aza gukanguka, yaryamiye umwana w'umwana arapfa. Hanyuma ubwo umusha wawe narishyizwe yasinziriye, afata umwana mu nkura mu gituza muzima ashyira mu wapfuye. Ati mbyutse nsanga umwana wanjye yapfuye, ariko mwitagera mbona atari umwana wanjye nibyariye. Turaburana rubura gica, ndamubwira ngo nampa umwana wanjye, arambwira ngo wapfuye n'uwawe umuzima n'uwanjye. Ngo babivugira imbere y'umwami, babivugira imbere y'umwami batoya, muzima n'uwanjye wapfuye n'uwe nafata ibye najyana ibye. Batumuhombe wowe. Mwami ngaravuga ati yemwe umwaragira ati wapfuye n'uwanjye umuzima n'uwawe. Uyu mwami Salomo wasabye Imana guca imanza zitabera, yayisabye ubwenge. Imana iramubwira ngo ubwo utasabye kwivuna ku banzi bawe ngo usabe ifeza n'izahabu, nicyo utansabye ndagikora kandi ubwenge ndabuguhaye. Ngarababwira ngo nimuzane inkota barayizana. Gafata umwana aravuga ati uyu mwana tumucemo kabiri, gisate kimwe gitwara umwe ikindi gitwara undi. Tumuhomba aravuga ati nibyo yego mwami, oya nibyo uvugishije ukuri. Aturi umuntu w'umugabo, ati mucamo kabiri hanyuma atwara igisate kimwe nanjye ikindi. Umva ye amubure mama dada amubure nanjye mubure atamubure atamuntunganya. Ati mucamo kabiri atwara igice nanjye ntwara ikindi. Bibiliya yavuze ngo uyu mugore nyina w'umwana wamugiriye kugisa, wamutwaye amezi 9, uzi imvune byavunnye, uzi agaciro. Ngahita haguruka aravuga ngo mwana, uyu mwana muzima ntumucemo ahubwo mumwihere nubwo bimeze biti. Mwami ngaravuga ngo uyu mwana muzima nabari nyina umutwara kuko mbonye umuntu umufitiye imbabazi, niwe nyina wamubyaye. Abantu bose batangazwa n'uburyo aciye urubanza. Mureke dusenge. Umwana aracyari muzima, ndatayangira radiye, sifite umwanya wo kuvuga ku mwana na nyina. Mureke dusenge. Ariko bishoje nkubaza ngo umwana aracyari muzima, Imana yakubwiye ukirindisha icyo yakubujije, kuko udakijijwe wese atazatahamo, hazahezwa hanze hamwe na Satani. Hanyuma twasenze nibyo, ariko ntabwo tuzacogora gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Birashoboka ko waba uri muri iri teraniro ukeneye ko twongera dusenge. N'ubundi tuguhaye akanya uganire n'umutima wawe, mucamanza mukuru utajya urya ruswa, uganire n'umutima wawe, baza umutima wawe mbese wa mutima wanjye we, ibyo ntunze nanjye ubwanjye koko ni ibyo wa mucunguzi. Uganire n'umutima wawe, hanyuma nusanga ukeneye inkunga y'amasengesho uhaguruke dusenge. Ntabwo turi butinde muri uyu mwanya, nubwo twasenze
namaze kumenya yuko inyamaswa aho bayirasiye atari ihigwa. Hanyuma nsabye umwuka wera w'imbaraga nyinshi muri iri teraniro, mwuka wera ngagusha imvura y'urujojo. Sindi hano kugira ngo mbemeze, nta n'uwabemeza, kereka umwuka wera niwe ujya ukora imirimo. Ndasenze rero ngo umwuka w'imbaraga nyinshi abane n'umuntu wese. Ariko umuntu waba ukeneye ko tumusengera arahari, ngahaguruke nibura akaba akeneye inkunga y'amasengesho, akaba bizi neza ko we n'umutima we ibyo Imana yavuganye nawe atabirinze. Ntabwo tukubashije amahoko yabyo, ahubwo niba uhari dusenge, niba uhari dusenge, niba uhari dusenge. Kandi utanahari nabwo reka nakire umuyobozi agasamunyiga kasuriye ibuye, kararibwira ngo nubwo utanyeganyeze ariko urumvise. Mwuka wera w'imbaraga nyinshi asure buri muntu wese, icyo yakubwiye ikirindisha icyo yakubujije, aho umuntu ajya nihaviramo. Buriya yararimo atubwira ngo mureke dusabe umwana, hanyuma Bibiliya iravuga ngo ufite uwo mwana aba afite ubugingo. Tuhaguruke twese dusabe Imana iduhe umugisha wo gutunga uyu mwana, tumusabire umugisha w'Imana. Imana imuhereze iki? Mu by'ukuri twejejwe, twanakijijwe, ariko nenda kubabwira umwuka wera atunihira iminiho y'ibintu bitandukanye. Ubu baratubwiye ngo dusabe umwana, dusabe umwana, kandi umuntu ufite uyu mwana aba afite byose. Kandi umwanditsi w'ibyahishuwe yaravuze ngo gomana icyo ufite, komeza icyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Hanyuma nimumve mbabwire, numvisemo byinshi ariko reka mvugemo ibi. Biravuze ngo ubaka kanya, nimurebe hano, biravuze ngo ubaka kanya hari ibishaka umwana wacu. Sicyo bishatse kuvuga buriya? Hari ibishaka umwana wacu, kandi ibi bintu bishaka umwana wacu ni ibintu bishaka kugira ngo bimujyane. Kandi nimurebe hano mbabwire, nagize ibyago jewe nditangaho urugero, nagize ibyago umwana wanjye akagira icyaha, naba mpfuye na Kigali ngira ngo nayivamo. Wenda mwebwe sinabishinga, wasanga wenda mukomejwe nuko muvuka mu miryango ikomeye, ariko hari n'igihe n'umuryango nabyo byanga. Ndabasabye kugira ngo munyemerere mbagirireho umugisha, Imana iduhereze gutunga uyu mwana. Umuntu umutunze azagira ubugingo buhoraho, tuvuge ngo amen. Ka kabiri numvisemo ni ukugirira uyu mwana imbabazi. Hari abantu batakigirira uyu mwana imbabazi pe, hari abatakigirira uyu mwana imbabazi. Ukajya kubona ukabona uyu mwana arimo arashaka icyo kurya. Ubwo iyo bavuze icyo kurya ni ugusoma ijambo, iyo bavuze icyo kurya ni ukwiyiriza, iyo bavuze ibyo kurya ni ukwihererana n'Imana kugira ngo uyu mwana mumugaburire, uyu mwana nawe agira ibimutunga. Hanyuma ukazajya kubona ukabona muri aba bantu, ubundi umugore ashushanya itorero, ukabona muri aba bantu harimo abaryamiye umwana wabo, bamuryamira. Rero ugasanga habayeho ikintu gikaze cyo kuvuga ngo uriya sarahanura arandusha iki, kandi uriya urimo guhanura ni umuntu utaramuryamiye wamufashe neza. Uriya ubwiriza sarandusha iki, uriya usenga kuriya sarandusha iki. Imana nonaha dukubise umwuka w'ishyari muri aya materaniro mu izina rya nde? Imana iturinde umwuka w'ishyari, Imana iturindira umwana wacu. Sibyo ahari yemwe mwashuti zanjye? Imana idukubitire umwuka w'ishyari, Imana idukubitire uyu mwuka w'ishyari. Ariko abagifite uyu mwana mumukomereho, uyu mwana azaduhesha kuzabona Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera. Ko mbakunze mwavuze ngo amena. Nasaba mwene data mugiriyeho umugisha aze asenge rino sengesho. Mu by'ukuri bene data n'abaza nyuma mu byumve, Imana yaduhaye umugisha wo kugira ngo iri teraniro ryejejwe bien, ahubwo nuza kwinjira nawe yiyeze. Kandi turaguha password. Imana yavuze ngo uza kwezwa neza, uza gukizwa neza, Imana yavuze ngo iramuha umugisha kandi iraza kumwiyereka mu buryo bukomeye. Hanyuma ndenda kubabwira, ntihagire umuntu uva mu bitekerezo, ntihagire umuntu uva mu mwanya wo gukizwa. Munyemerere twizirike ku Mana, tuyifate ikinyita. Yavuze ngo umuntu wese waje hano ndamubabarira, kandi ndaza kuza kumukiza ibyaha, muha imbabazi. Kabiri, ndaza kumukiza indwara. Gatatu, ndakora ibitangaza mu iteraniro. Se yemwe nitwashimira Imana ko yavuganye natwe. Iravuga ngo Yesu abaha umugisha. Iravuga ngo irakora ibitangaza mu iteraniro. Gatatu, iravuga ngo kandi iraza kwirukanamwo
ubukene muri aya materaniro. Ndashimira Imana izi n'ubukene bwacu, tuyikomera amashyi. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, duhagaze imbere y'amaso yawe ariko mu buryo bw'umwuka dupfukamije imitima yacu imbere yawe, tuvuga ngo abana bacu nibongere bozwe kuko ijambo ryaravuze ngo hahirwa abamesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama. Reka twongere twezwe, maraso ya Yesu Kristo yoze abagabo, ababyeyi ndetse abasore n'abakobwa n'umwana muto wese wigana gusenga akanabikora. Twebwe twese twezwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu mugore nta kindi yazize ko yasinziriye, yazize kuryamira, araryama, ntiyaryamiye umwana ubwo yamushyize mu gituza cye rwose neza, ariko kandi ararangara, maze undi ano ezibi and star serebini wirikando drasi mini kuwa undi araza aramutwara, uwari wafushije ahita yisanga byarangiye. Kugira ngo asubirane umwana bisaba ko ajya kuwiba uw'abandi. Wari enemando, wari wasinziriye baramumwiba, undi we yari yapfuye byarangiye. Ariko muri buno bugingo turimo nta wakwiba ubugingo bw'undi ngo agire icyo abumaza n'ubundi, ahubwo turimo turabwirwa nk'itorero kugira ngo twongere dukanguke. Reka abantu bakanguke, reka abagabo nanjye ndimo kongere dukanguke. Haleluya! Kongere dukanguke, abagabo bakangukire abana babo, bongere babe bazima. Umwana wanjye abe muzima kurutaho, abyibuhe cyane, nimba yahanuraga yerekwe cyane, n'ibyo yakoraga mu nzu y'Imana byiyongere cyane. Iyo umwana akura, agenda akurana imbaraga kandi agakora imirimo y'imbaraga. Reka rero wongere utweze, abana bacu bongere bakure, bongere kumva ari bazima. Abana bari hano bongere bazamuke mu mwuka wera, aze cyane. Wahanuraga yiyongererwa ubuhanuzi bwiyongere, amayerekwa yiyongere. Witeka Imana ibigena. Izi ni intwaro watanze ngo abantu bazifashishe ku rugamba rwo gutandukana n'isi. Mu gihe tukiri mu isi tugomba guhanura, tugomba kwerekwa, tugomba gusenga, byose birakunda. Izi ntwaro ngo zizasozwa neza ari uko tugeze mu ijuru. Ntawe uzongera guhanura, ntawe uzongera kwigisha, kuko nta wakwigisha Imana kandi ayigisha abo bari kumwe n'Imana. Ariko hano mu isi dukeneye ngo abana bacu bakure. Himbazwa, ubikoreye kwiyubahisha. Iri jambo nuriduhaye nahabwa umugisha, nakomezwe n'Imana. Mwana wakomeza kure kurutaho, n'ubwenge bwinshi bumuzeho mu izina rya Yesu. Twirukanye Satani urwanya abantu bari mu iteraniro, twirukanye Satani urwanya abantu baje gusenga, twirukanye dayimoni zikengera hafi, zikagendagenda hafi y'abantu bari gusenga. Duhagaritse imyuka yose y'ahantu ho mu kirere, imwe itangira ibisubizo by'abantu baje imbere y'Imana kugira ngo bitabageraho. Duhagaritse izo mbaraga, dukubise imbaraga zose za Kimedi na Giperesi. Duhagaritse imyuka yose itakorerana n'Imana. Duhamagaye umwuka wera kugira ngo azahagararire itorero uko turi hano muri rusengero. Abantu baje babona Imana, abaje barwaye babona Imana, abaje bashonje babona Imana, abakeneye ijambo babona Imana. Dukeneye Imana. Ariko Mana, iki kirere turagifashe, tukigomororeye Kristo kugira ngo ibintu bigiye gukorerwa hano byose uhereye kuri iyi saha dusagurutse dusenga bihinduke ibihesha Imana icyubahiro n'ibikomeza imitima y'abantu baje gusenga. Tola sele koshi bini wilikasti formandi drosts shall topi de costa si demi endasi rikota. Umuntu wese uri muri rusengero yumva Imana. Turavuze ngo yumva Imana. Turavuze ngo uyu mwanya wose usigaye kugeza isaha tuza gusorezaho, turavuze ngo habeho kumva Imana mu matwi y'umuntu wese wicaye muri rusengero. Umuntu wese nurimwe araribwa imbavu, aze kumva imbavu zirimo zirakira,
n'urimo araribwa ijisho ry'iburyo aze kumva Imana irimo iramukiza. Ibikorerwa hano byose bihindutse ibinyembaraga. Tukimara gusenga ibintu byose biri hano bihinduka ibinyembaraga. Umwuka wera bizemwo byose bihinduka ibinyembaraga. Wa wundi waje mu magufwa maze akongera akegena agateraterana, maze ubuzima bw'Imana bukabizamwo, bikongera bikaba bizima, bikaba ibinyabuzima. Turavuze ngo bihinduke ibinyembaraga. Arije mpinduke umunyembaraga, umuyobozi wa gahunda ahinduka umunyembaraga, kwerekwa bihinduka ibinyembaraga, ijambo riza ari inyembaraga, abari hano bafashwe mu buryo bw'imbaraga. Twebwe twese kuze kumva umwuka wera yabanye natwe. Himbazwa. Aya ni amashyi tuguhaye tugushimira ko byose tubikugomororeye kandi ubyakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi y'Imana tuyongere. Imana ibaho umugisha. Hanyuma ndasaba korali abatoni. Korali y'abatoni ihaguruke ahantu iri mu mwanya tuyakira idusuhuze gatatu. Ubwo mwabikirije musubire gatatu. Batambuke baze bahite baturirimbira indirimbo turi buvugane. Ubwo kandi twakiranye. Hanyuma izi protokole zo kwakirana ndazikunda, ariko nanone ndanazitinya. Aha. Noneho abakristo bose ba hano kuwa mbere n'inshuti z'iki cyumba cyo kuwa mbere mwese duhaguruke. Hanyuma murahaguruka dukomera Imana amashyi tubishimira. Imana irabaha umugisha mwinshi. Abakristo ba Sejemo, inshuti zacu zo muri iki cyumba cyo kuwa mbere. Hanyuma ndashaka ko namwe muhaguruka kandi murisondetse ku mashyi. Ayo mashyi tuyongere Kristo. Yesu abaha umugisha. Abayamuhaye namwe Imana izabakire mu ijuru yaba. Namwe mudusuhuze kabiri gatatu. Tubikirize. Imana ibaha umugisha. Nimusubiremo, ndumva nta bantu babikirije. Namwe babikirije kabiri gatatu. Imana ibaha umugisha. Mwiyumvemo ikaze kandi mugubwe neza mu mwanya. Haleluya. 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 Nongeye kunezererwa n'Imana muri uyu munsi. Giriwe Imana mboneka mu nzu yayo, nishimwe rikomeye cyane. Hari ababitekereje ariko ntibyashoboka, ariko ngewe byashobotse kubera Uwiteka. Ikinteye gushima Imana by'umwihariko, mu minsi yatambutse nahuye n'ikibazo gikomeye. Hari ibyo nagerageje gukora biranga, nk'umugabo uhagarariye urugo iyo byanze biba byanze. Ariko ndasenga Imana, senga isengesho rikomeye, ndavuga ati Imana, nizitagira umurizo ujye uzikomera isazi. Haleluya. Shimye Imana yuko kuwa gatatu iryo sengesho Imana yaryumvishije. Kuwa gatatu dusoje amasengesho ya nibature yacu, Imana ita insubiza icyo nari nayisabye, ita ingaburira mu buryo bukomeye cyane. No kuwa gatandatu biba uko nguko. Nishimwe rikomeye ku bantu bazi muri rusange, iyo umugabo byanze no mu rugo biba byakomeye. Imana ishimwe. Ikindi cyongeye gushima Imana, nari mfite ubwoba bwinshi cyane mu mutima wanjye mu minsi yatambutse, ariko nsenga Imana ndavuga ati Imana, numpa amahoro mu mutima nkagenda nezerewe, nzagushima imbere y'ubwoko bwawe. Ibyo yarabikoze mu izina rya Yesu. Ku babyeyi mu mpere impundu, abandi bayimpere amashyi spesiale. Imana ishimwe. Kabiri gatatu. Haleluya. 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 Yesu nashimwe. Nongeye kunezererwa Imana mu mutima wanjye, kuba nongeye kuboneka hano mu iteraniro. Ni kenshi mbyifuza, ntabwo nkunda kuboneka inaha ngaha. Mwaka wari ushize ndi mu Bugesera Nyamata,
nkunda gusenga, nkunda guterana. Kuba mu iteraniro ry'abera nasanze ari ibintu by'igiciro, ariko nshimye Imana yongeye kumpa umwanya wo kugaragara ahangaha. Nubwo turi mu isi duhura na byinshi bitugora bikaturushya, ariko nshimye Imana ko uyu munsi mu gitondo yambashije ngera hano. Twageze nko mu masaa 10 zigeze nko mu minota 6. Ndayishimira cyane, kandi nshimye Imana ko ikomeje kubana nanjye n'umuryango. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana 4. Ibyo ni ibintu nshimira Imana cyane. Mu mpera Imana amashyi n'icyubahiro no gukomeza kuturindira muri uyu mujyi wa Kigali. Amen. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana, Imana yandinze urupfu mw'iyi minsi, indinda gupfusha, indinda nanjye gupfa. Mw'iyi minsi nari maze iminsi ngwaye mu nda hanja bya hatari, kandi ngumva ibintu biri kunjya bidasobanutsemo, ariko Imana irandengera irangiza. Ndashimye n'Imana ingijirije uyu mwana. Ubwo uyu muyobozi yavugaga ngo Imana imurinze kurya uburozi, ambwira n'utuntu twiza, twatundi twiza nitwo nasengeye mbohoza. Umwana ndamwibagirwa sinamusengera, birangira bwa buroza buriye. Naho yatangiye gufatwa, ambwira ngo Mana, ngo mundari kunjya, kajya yigaragura ngo mundari kunjya, kagira ngo n'inzoka, ngajya kugura imiti y'inzoka, ngamwayirangagira gute. Ndamenye ibyari byo. Ndashima Imana ko Imana ari umukozi w'umuhanga, yohereje undi arambwira ngo ujya kuvuza umwana baramuroze. Ndashima Imana kuba ari kubukira, ndahishimye kuko naho hari igihe cyageze umwana araraba, umwana agwa muri koma. Ndavuga ati Imana noneho birandangiranye kubw'ubuzima nibereyemo n'ibiki byose, Imana ndengere. Umwana aragaruka, ndahishimye muyimbera amashyi. Haleluya. Nanjye ndashima Imana mu buryo bukomeye cyane bw'igitangaza yankoreye. Ndayishimira ko nyuma ku mwuka w'abazima mama wanjye yapfuye ndi muto cyane, biba ngombwa yuko mbese ari Imana twibanira njye nayo, na papa wanjye aza kwigendera. Ariko ndashimira Imana yuko nkiri kumwe nayo, kandi ndashimira Imana ko yandeze icyo gihe ikabana nanjye mu buryo butangaje. Ikindi nshimiye Imana, nari mfite ikibazo cyo kubura imyenda. Aleluya. Imana yacu ifite imbaraga, nawe izagutabara. Ndashima Imana, nari mfite ikibazo cy'imyenda nkajya nza hano hepfo kuri hano twasengeraga kuri kano gasengero ko hepfo, nkavuga ngo Mana ubu koko wazambabariye nanjye ukama igitenge. Nkareba mama Queen nkavuga ngo Mana ubu se njye kukimusaba, ariko nkavuga ngo reka nikomeze, Imana izakima. Aleluya. Ndashimira Imana ko Imana yambika. Imana yaranyambitse imindura umusirimu, yarambye ngo nzaguhindura umusirimu abantu bakubona bakuyoberwe. Aleluya. Ndashimira Imana ko igihindura umuntu umusirimu. Amen. Wowe kubwawe wenda ntiwabyumva, ariko njye ndabyumva cyane kuko nari meze nabi, banyitaga umusazi. Bavangura n'umusazi, navangwa nimwumvuka Imana imbwiye ibimbwiye, bakavangura yararindagiye ngo n'umusazi avikuzimu bakajya banokesha. Ariko ndashimira Imana yuko yanyambitse nkaba ndi umusirimu. Uhumure nawe Imana izakwambika, uhumure nawe Imana izagutabara, Imana ikura kure. Aleluya. Ndashimira Imana ko mpinduranye umwenda. Imana ishimwe, ntago byashobokaga, nabaga ameze nk'umusazi. Nabwiraga umuntu ngo Imana irambye, akavuga ngo genda mwaravangiwe, nimba ari icyo unsabye ngo reka nyiri icyo nguha. Ndashimira Imana ko byagiye binabasohoraho bakavuga ngo yo ngo disura umuhanuzi. Ndashimira Imana, mu mera Imana icyubahiro, reka nyiterera amasara 3 niyo ko nayigeneye, nzajya Ninde watubuza guhimbaza Imana,
imirimo yako ziratangaje, yemeye gutanga umwana we Yesu ngo atubere igitambo gikwiriye, ubwo atagipfuye nanjye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Haleluya! Ndashimira Imana ko yabanye nanjye ikandinda, nkaba nongeye kugaruka hano, nari maze iminsi nateranira hano. Nanone ndashimira Imana ko yampaye agakiza ku buntu, ne kuba umusitari hano i Nyamirambo mu Biryogo, turimba indirimbo za Michael Jackson za gutya zo kugendera ku murongo nyine kuri skelete nyine, ariko Imana iza kumuha agakiza, nubwo bwose mu rugo bari bakijijwe, ariko njye nari nduhijwe rwose. Amen. Ndashimira Imana cyane ko yankuye aho hantu. Mbere numvaga indirimbo z'Imana, nubwo mu rugo bari bakijijwe nko maze kubibabwira, nkumva sinzishaka indirimbo z'Imana, nkumva ndababaye sinzishaka, ariko nakumva indirimbo z'isi nkumva ndazikunze. Ariko nyuma nongeye kugarukira Kristo, ubu z'isi ntabwo nyizikunda, sigaye numva gusa iz'Imana nizo nirwa numva amanywa na nijoro bukira bugacya. Imana ishimwe. Haleluya! Imana irahari, muhumure, Imana izaturengera. Yego, ndashimira Imana nanone ko Imana iyo ivuze ijambo irisohoza. Hari abayibeshyera, ariko iyo uhuye n'umuntu uvugira Imana neza, haleluya, arakubwira ibintu bikaba byo neza, bikamera neza. Mu myaka yashize rero, ari murumuna wanjye twari kumwe rwose, turi basaki twirwa tuzererana. Maze umunsi umwe tuza kujya gusengera ahantu twari icyo gihe Gisenyi, ko twarigaga ahantu twigaga. Noneho tuza kujya gusengera mu cyumba cy'amasengesho. Haleluya! Mujya mukunda gusenga Imana ibihari mu nzu yayo, ibihari. Haleluya! Maze tugeze muri icyo cyumba cy'amasengesho, Imana umuhanuzi aravuga ati, umva musore, ngo haye kujya hanze. Ubwo Imana ibwira uwo murumuna wanjye nyine twakunda kuba turi kumwe, numva birakomera, azajya hanze bizacaye ko nta mwene wacu dufite uzadufasha ngo ajyeyo. Kumbe Imana bifite muri gahunda. Mu gihe gitoya abakire baraza, haleluya, baraza baramubwira bati, ese ngo ufite ikibazo, ibi n'ibi, ngwino tugufashe. Bakajya bamuha amafaranga, tureba twese turumirwa, natwe twifamiye kameme twongeraho makeya. Ariko aza kuza kubona uburyo bwo kujya i Burayi. Ajya i Burayi ari umwe, ari umusore, turamuherekeza ari Kanombe neza, bose babireba. Haleluya! Kuko ibyacu biba ari umucyo. Turamuherekeza, aradupepera, hamwe basezera abantu n'ishakoshi yambaye neza. Abaragiye yuri indege Rwandair, aza kuza kugera mu Bufaransa no mu Bubiligi. Agerayo, amaze kugerayo aza gukundanirayo n'umukobwa w'inaha ngaha. Haleluya! Bahuriyeyo nyine iyo ngiyo, nawe w'umurokore, nawe w'umwadeperi. Ubwo amusaba urukundo nyine, barikundanira, barabana, bahita banabyara. Ikintu cyambabazaga nuko nari narongera kumubona, namubonaga kuri video call, nkumva ni ikibazo, ndashaka kumubona, nkabona n'umudamu we n'abana be ntabwo twari tubazi. Ndashimira Imana cyane ko yakoze ibikomeye. Muri umwaka ushize mu kwa 12 yaje kuza gufata indege, araza azana n'abana. Ubwo murabyumva nyine, baje bafite n'ubundi bwene gihugu bw'iyo ngiyo, ntabwo yarakiri wa undi wahanga. Imana ishimwe. Araza azana n'abana, azanye n'abana, ariko Satani nawe ntabwo ajya arekeraho, aramurwanya. Abana bararwara, bararemba pe, ariko nari Abanyaburayi bamwe bivugira Ibifaransa, tukajya twikiza rimwe na rimwe ntitubimenye ibyaha byako, umuntu aragerageza kamemo. Noneho ndashimira Imana ko yakoresheje bamwe mu bakozi b'Imana, bakaza bakamusengera, bagasengera n'abo bana. Abana baje kuza gukira, ubu ni bazima. Umudamu we nawe twaje kubasha kumubona, ariko yasubiyeho mbere kuko we afite ibintu by'akazi yarimo byihutirwa, byatumye asubirayo
ubwo n'abana turababona, na murumuna wanjye ndamubona, nawe abona n'umuryango wose. Ubu vuba aha ngaha yongeye afata indege asubirayo, ubu yabaye umunyaburayi. Ibyo byose byavuye mu masengesho. Imana ishimwe, haleluya! Imana ishimwe mu bwere bwayo, ndayibishimiye. Amen. Haleluya. Mpagaze imbere yanyu nshima Imana. Ndashima Imana ko ngihumeka umwuka w'abazima. Ndashima Imana ko yandinze ikarinda ababyeyi banjye. Ikeneye gushima Imana cyane, ndashima Imana ko nabonye amanota meza mu cya leta. Ni icyifuzo natangiye hano. Ndavuga nti Imana numpereza amanota meza mu cya leta, nzagaruka hano natangiye icyifuzo nze ngushima. Ndashima Imana nyine ko yambashishije. Ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga. Hari n'igihe najyaga njya ku ishuri nkasiga nka papa arwaye, nkavuga ninsanga ari muzima nzagushima. Ndashima Imana ku bw'abantu bose bagiye barwara nkifuza ko bakira nyine bagakira. Ndashima Imana ku bwa buri kimwe cyose yakoze. mu mpera Imana icyubahiro. Runganiriza Mana we, imvugo yawe irandyohera, nanjye nzakuhambaho, nta yindi Mana itari wowe oya, nta yindi Mana itari wowe oya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dushima Imana ko twagarutse. Nari maze iminsi mu cyumba cy'amaganya, ariko Imana iravuga ngo ugomba gusubira hariya ahantu ukamvuga noneho neza warambonye. Haleluya. Nabonye Imana rero mu minsi itambutse, yabanye nanjye ubwo nari ndi mu bitaro, ingarura ndi muzima. Haleluya. Nimuyimpera icyubahiro, mumpera Imana icyubahiro. Twagiye. Iyi nzira Mana nahisemo nkeneye inama, wirufata ingamba mu byo nkora byose unyobore, no mu bakomeye sinzirata icyubahiro, nzawuha umumaro iwawe no mu itorero. Iyi nzira Mana nahisemo nkeneye inama, wirufata ingamba mu byo nkora byose unyobore, no mu bakomeye sinzirata icyubahiro, nzawuha umumaro iwawe no mu itorero. Amen. Uzandinde kwishyira hejuru, ubwo nzaba ndi mu bakomeye, ondeke kuzatanga ihumure mu bantu bafite ibikomere. Uzandinde kwicara ku ntebe ngo nkandagire bamwe bihebye, uzamfata ushyire ku mugozi ibinyosho byakubushobozi. Uzampe kuzaba umuvugizi, ibyawe mbitereza imisozi, uzampe kuzakabyiza inzozi, kandi uzambere n'umuyobozi. Uzandinde kwishyira hejuru, ubwo nzaba ndi mu bakomeye, ngo ndeke kuzatanga ihumure mu bantu bafite ibikomere.
uzandinde kwicara ku ntebe ngo nkandagire bamwe bihebye, uzamfata ushyire ku mugozi ibinyosho bya ku bushobozi, uzampe kuzaba umuvugizi ibyawe mbitereza imisozi, uzampe kuzakabya izi nzozi kandi uzambere n'umuyobozi. Iyi nzira mana nahisemo nkeneye inama, ngwino ufata ingamba mu byo nkora byose unyobore, no mu bakomeye sinzirata icyubahiro, nzaba uw'umumaro iwawe no mu itorero. Iyi nzira mana nahisemo nkeneye inama, ngwino ufata ingamba mu byo nkora byose unyobore, no mu bakomeye sinzirata icyubahiro, nzaba uw'umumaro iwawe no mu itorero. Mugire gutya. Haleluya. uzampe kuzakorera ijuru nubwo naba ngenda n'amaguru, uzampe kuzamenya amakuru yavuzwe n'abasogokuru, uzafashe n'ubwoko bwawe ushaka kuba imbere yawe, nabo batanga ibyubakaye batabeshya itorero ryawe, kandi uzandinde kwigira igisate mu nyanja, uzambera umusare ugize ibyago mutabare, vuga izina ryawe wamamare, bikore ntashaka ubwamamare, ninjya kubikora ntubyemere, ibyo nkoze byose ubinyobore, uzampe kuzakorera ijuru nubwo naba ngenda n'amaguru, uzampe kuzamenya amakuru yavuzwe n'abasogokuru, uzafashe n'ubwoko bwawe ushaka kuba imbere yawe, nabo batanga ibyo ubahaye batabeshya itorero ryawe, kandi uzandinde kwigira igisate mu nyanja, uzambera umusare ugize ibyago mutabare, vuga izina ryawe wamamare, bikore ntashaka ubwamamare, ngo ninjya kubikora ntubyemere, ibyo nkoze byose ubinyobore. Iyi nzira mana nahisemo nkeneye inama, ngwino ufata ingamba mu byo nkora byose unyobore, no mu bakomeye sinzirata icyubahiro, nzaba uw'umumaro iwawe no mu itorero. Iyi nzira mana nahisemo nkeneye inama, ngwino ufata ingamba mu byo nkora byose unyobore, no mu bakomeye sinzirata icyubahiro, nzaba uw'umumaro iwawe no mu itorero. Iyi nzira mana nahisemo nkeneye inama, ngwino ufata ingamba mu byo nkora byose unyobore, no mu bakomeye sinzirata icyubahiro, nzaba uw'umumaro iwawe no mu itorero. Haleluya, haleluya. Iki ni cyo yansigarije, nanjye navuye ku ishuri. Haleluya. Mwakongeye mukayimera icyubahiro, icyubahiro.
igicuku kibise ntutinda kunyitaba mu rugendo rw'abarushye jye sinifata kwitama haba mu bigeragezo ni wowe umpa ibisubizo nzigumira mw'uyu mutuzo jye nawe ubuziraherezo igicuku kinishe ntutinda kunyitaba mu rugendo rw'abarushye jye sinifata kwitama haba mu bigeragezo ni wowe umpa ibisubizo nzigumira mw'uyu mutuzo jye nawe ubuziraherezo namenye ko nawagukoreye uyikurira amaboko menya yuko ntawaje iwawe ngagenda atakubonye byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana. Haleluya haleluya byose ni ku buntu bw'Imana. Haleluya. umukobwa wakubashye ni wowe umwambika ikanzu umusore wakumenye ni wowe umuha umusanzu umwanzi aducukurira urwobo ari kugaca akanzu hahirwa uwakumenye kera nubaka bakikwegera ni wowe utanga urubyaro mu mujyi cyangwa se mu cyaro amazu n'amafaranga n'ibindi bifite akamaro umenya imfubyi n'abapfakazi abashomeri ukabaha akazi ubikora byose nta kiguzi twese waduhaye ubushobozi umukobwa wakubashye ni wowe umwambika ikanzu umusore wakumenye ni wowe umuha umusanzu umwanzi aducukurira urwobo ari kugaca akanzu hahirwa uwakumenye kera nubaka bakikwegera ni wowe utanga urubyaro mu mujyi cyangwa se mu cyaro amazu n'amafaranga n'ibindi bifite akamaro umenya imfubyi n'abapfakazi abashomeri ukabaha akazi ubikora byose nta kiguzi twese waduhaye ubushobozi namenye ko ntawagukoreye ngo yikurira amaboko
byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana. Twese byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana. Dusubiremo. Byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana. Byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana. Yimera icyubahiro byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana. Byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana. Twongere byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana. Byose ni ku buntu bwawe warakoze Mana. Aho wankuye Yesu ndahibuka, ntabwo nakwiyumanganya nzahora ngushima. Aho wankuye Yesu ndahibuka, ntabwo nakwiyumanganya nzahora ngushima. Ntabwo nakwibagirwa igihe wancunguraga, urukiko rwari ruteranye, imyanzuro barayisoma, nakatiwe urwo gupfa, ibyo kunyica byari bihari, ariko Yesu araseruka avuga ijambo rya nyuma, bose bamutega amatwi, atuye umumurekure, ibyaregwa ari nge bibazwa, baramumanitse apfa mu cyimbo cyanjye, nuko nabaye umwere, none narabohowe, ntabwo nakwiyumanganya nzahora mushima. Aho wankuye Yesu ndahibuka, ntabwo nakwiyumanganya nzahora ngushima. Aho wankuye Yesu ndahibuka, ntabwo nakwiyumanganya nzahora ngushima. Yarapfuye arazuka, agaruka kundeba, anzaniye impano ihenze nziza y'agakiza, yanyambitse umwambaro mwiza wo gukiranuka, yashyizeho ikimenyetso cy'amaraso, ngo njye mboneze uyu mwambaro, nzawutaha n'ubukwe, twishimana n'abera, atumurikira Imana mu birori yanteguriye, nubwo ari kwitegura ntabwo yantereranye, ahora anyandikira ambwira amagambo meza nkomeza mu rugendo rwanjye, niyo mpamvu tudacogora ahubwo turakomeje, ntabwo nakwiyumanganya nzahora mushima. Aho wankuye Yesu ndahibuka, ntabwo nakwiyumanganya nzahora mushima. Aho wankuye Yesu ndahibuka, ntabwo nakwiyumanganya nzahora mushima. Inde wari kuzampa agakiza k'ubuntu, inde wari kuzamba barira ibyaha byanjye, inde wari kuzahindura amateka yanjye, inde wari kuzanshyira mu muryango mugari nk'uyu w'abana b'Imana. Ntawundi ni Yesu, niwe, ntabwo nakwiyumanganya nzahora mushima. Ntawundi ni Yesu, niwe, ntabwo nakwiyumanganya nzahora mushima. Aho wankuye Yesu ndahibuka, ntabwo nakwiyumanganya nzahora mushima. Aho wankuye Yesu
nimwe muyisabye hanyuma bibabere uko mwizeye byemere mu izina rya Yesu. biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremeye biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremeye ntabwo mubeshyera ibyo mvuga ndabihamya hari byinshi byangushyaga ahageze biremera none yampaye umurimo wo kugenda mwamamaza mubwira abatamuzi abazamwizera bazakizwa usibye n'ibyo kandi nawe ubwe arabihamya ati yemwe abarushye mwese muze munsange mbaruhure niyo mpamvu mvuga neruye kandi nshize amanga abafite ibyanze guhinduka muze mumushime biremeye biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremeye biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremeye hariho umugore wari urwaye igihe kinini imyaka 12 yayimaze ari mu mugongo yazengurutse hose agira ngo yivuze ibintu bye bimushiraho ariko birananirana maze Yesu arahanyura umugore abyumvise arirukanka cyane abyigana mu bantu agera kuri Yesu amukora ku mwenda ako kanya kimukoraho icyago cye kiragenda biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremeye biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremeye ageze ku nyanja asanga abigishwa baroba bari bakesheje ijoro ariko ntacyo bafashe maze Yesu arategeka ati munagura urushundura baroba amafi menshi ababibonye baratangara ahari nawe umaze igihe uroba ariko ntufate reka kwirwanirira komeza wizere Yesu reka kwibaza byinshi kubyo ubona byakunaniye umunsi Yesu yahageze ibyari byanze bizemera biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremeye biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremeye biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira haguruka umushime kw'ibyawe byanze biremeye biremera muri Yesu biremera ibyananiranye muri Yesu biremera hamwe
hamwe no kumwizera ndetse no kumwiringira. Haguruka umushimire kuko ibyawe byanze biremeye. Turagushimiye mwami Yesu, tugushimiye ibihe byiza uduhereye muri aya materaniro. Izina ryawe nirihimbazwe. Tugushimiye ijambo ryawe ryavuzwe, tugushimiye indirimbo zatambutse. Yesu nuhimbazwe. Tugushimiye imirimo ukoze muri aya materaniro. Nuhimbazwe mwami w'abami. Uyu mwanya rero umugaragu wakomeje kuvuga ibyawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mushyigikire kuruta mbere. Imbaraga zawe ziganze muri we. Umwuka wawe wera amuyobore ku byo washatse kuvugana natwe mu izina ryawe Yesu. Amen. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Ryumugabe Alphonse, ndi umuvugabutumwa wa Kacyiru, hanyuma ndi umugabo kandi w'umugore n'abana batatu. Dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana. Yaba byakundaga kamera ziyeranje zigiye kumfata iminota nk'itanu, ubundi zihite zisubika, kuko hano hagiye kubera iby'imbaraga. Hagiye kubera iby'imbaraga, bigiye kuba kandi ku bantu bari mu rusengero ahangaha gusa. Iryo ni ryo tangazo nzanye kandi. Mwaje repete, ndasubiramo. Yiyeranje kamera, man amfate iminota ngiye kuvuga nk'itanu cyangwa 10. Hanyuma ubundi ahita birekura cyangwa se niba ngombwa nashaka nayo yihorere, kuko ibigiye kubera hano mu minota nka 40 ngaho igiye kubera hano, Imana niyo igiye kubijera. Mfate mu kiganza mubwire ngo ubu bigiye guhinduka ku mugaragaro, izuba n'isi byose bireba, kuko ijuru rirabyemeye. Ariko mutere haleluya. Sawa, muvuge ngo sawa. Yosuwa ibice 10 umurongo 1 wa 11. Igitabo cya Yosuwa ibice 10 murongo wa 11 kandi wonyine. Wamenya havuga ngo iki? Hanyuma ndumva ndi mu mwuka mwinshi, kurisoma ndumva ntari bubishobore. Wa mubyeyi wamaze kwigisha mbere yanjye numvise asoma nawe Ikinyarwanda neza, wagira ngo twariganye. Usoma uwo murongo nk'uko wasomye ibyawe. Umurongo wa 11 nuwo wa mbere ni nawo wa nyuma. Abisiraheli bamanukira Ibetihoroni. Uwiteka amanura amabuye manini y'urubura avuye mu ijuru. Agenda bahondagura barinda bagera kure Azeka. Nuko barapfa. Abishwe n'urubura barutaga Abisiraheli bicishije inkota. Abisiraheli bicishije inkota. Mukomere Imana yacu amashyi menshi mu izina rya Yesu. Ndagira ngo tuvuge gato ijambo rifite umutwe uvuga ngo nta rugamba rujya rutsinda umuntu uri kumwe n'Imana. Ndasubiramo, nta rugamba, nta ntambara, nta byago, nta gikomeye kijya kinanira, kijya gitsikamira, kijya kirangiza umuntu ubana n'Imana. Urabyumvise neza? Mufate mu kiganza mubwire ngo ntarwo. Bimwemeze ko ari ntarwo, ntarwo nabonye, ntarwo nzabona, ntarwo nigeze mbona, nta n'urwo nteganya ruzatsinda umuntu ubana n'Imana. Umuntu ubana n'Imana igihe cyose aratsinda. Mwakira ijambo ry'Imana.